bakunzi baragiteme nongeye kubasuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu. Niturashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi. Uyu bwana Bizimana Jean Damascene si ubwa mbere tumuvuzeho kuko hashize imyaka 4 nabwo twamuvuzeho, ndumva nawe mu kiganiro no kuri Radio Urumuri na bwana Murindahabi Jean Claude, ubwo yari yavuze amagambo yo kuvuga ko abanyarwanda bakwiye kujya bashimira inkotanyi batagomba gushimira Imana kuko ngo Imana ngo ntawe ntago igaragara aho yari ngo yari iri hehe ubwo abatutsi baje bicwaga muri 1994. Icyo gihe nabivuzeho nyine mvuga ko cyane cyane byerekanaga ko no kwemera kwe kujegajega kandi no gushaka gutsindira abantu dukurikije imyaka FPR maze ku butegetsi 24 icyo gihe, ubu ni 28, ugasanga igifite propaganda yo gutsindagira abanyarwanda by'umwihariko abacikacumu ya jenoside yakorewe abatutsi, kubatsindiye kumva ko FPR ariyo kamara ariyo yabakijije, kandi mu yandi magambo bikaba bigaragara ko byanze gufata. Ubona ari igisebo kuri FPR, ni igisebo ku bayobozi ba FPR, ariko by'umwihariko reka mvuge kuri iki ngiki nanone cya Bizimana yongeye kuvuga. Noneho harimo aravuga ko ng'inkotanyi ngo zizaba uhoraho nk'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane, ubona ngenda babara, birambabaza kumva abanyarwanda muri iki kinyejana turimo bajijutse, bize nka Bizimana. Umuntu ujijutse ni dogiteri ufite impamyabushobozi y'ikirenga ya doktora, mu bwenge bwe busanzwe yakagombye kuba afite ubumenyi buhagije bwo kumenya uko avuga cyangwa se akora amadisikuru, ariko ntabwo umuntu yamurenganya mu yandi magambo, kuko umuntu atanga ikimurimo, umuntu atanga icyo afite, nta bindi afite nawe aratanga biriya, kuko niko ubwenge bwe niho bugarukiye. Birambabaza rero cyane kubona ko u Rwanda rurimo gutakaza abantu b'ingenzi, uretse abicwa abanyabwenge, abicwa bafitiye umumaro igihugu nk'abacuruzi ba Rwigara, abanyabwenge nk'aba Kizito b'abahanzi, n'abandi umuntu atarondora, abatishwe bakameneshwa, abandi bakajya mu magereza nk'aba Karasira Aimable, ba Idamange Yvonne, ba Deo Mushayidi n'abandi bose umuntu ashobora kuvuga. Ubwo ndimo ndavuga cyane cyane abacikacumu. Ubona u Rwanda rurimo rutakaza cyane. Iki kibazo nigeze kukigira muri jenoside icyo gihe nari nkiri muto, ariko wenda ubwo ndi no mu ruhande rw'abaharanira kugira ngo habeho impinduka mu gihugu, kandi koko niyo jenoside ihagarare, kandi tugira amahirwe irahagarara, ariko ihagarara abacu bose barashize, inshuti, abavandimwe, abaturanyi n'abandi. Nkomeza kubabazwa rero mu myaka yayikurikiye ko icyo twitaga ko jenoside yahagaze, nkabona itarahagaze mu by'ukuri, harahindutse uburyo kikorwamo. Twavuye mu rwego rw'uko abantu bishwaga mu buryo bw'igihiriri ari benshi, ariko twinjira mu gihe cy'abantu bicwa mu buryo bw'urusorongo. Kugeza uyu munsi ubu nuko ubona nta barura rihari, ariko tugeze mu bacikacumu, mu bari barokotse icyo gihe, abasigaye n'ingerere kandi batarishwe n'indwara ngo bapfe urupfu rw'ikirago. Harimo rero imibare myinshi cyane. Dufite ikibazo rero gikomeye
cya politiki ya FPR ishingiye ku kumena amaraso, gukunda ubutegetsi cyane no kubugundira, bigatuma imena amaraso kugira naho muri iyi minsi ariho kibazo gishingiye abantu bibaza batabasha ahagaritse jenoside kuki barimo kwica n'abacikacumu bayirokotse. So Imana yo mu ijuru yonyine niyo yonyine izabajajinga, kandi nayo ntangaho umugabo kugira ngo uyu mutima w'ubwibone tubona n'abayobozi muri FPR n'ubugome ndengakamere bafite, kandi bakagaragara inyuma nk'abantu bashaka kuba intama kandi ari ibirura. Imana yonyine niyo izabajajinga kandi niyo dutangaho umugabo iteka. Bizimana ukomeza kwikoma Imana agashaka gutsindira abanyarwanda ko noneho bagomba kureka Imana bakavuga ko inkotanyi arizo mana bakwiye gusenga ko ngo bazahoraho. Bizimana nk'ubwenge afite nk'umuntu wize, byashoboka bite ko ashobora kuvuga ko umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso azahoraho nk'uko Imana ihoraho? Uretse wenda kugaragaza ko umuntu arwaye mu mutwe, bene ibiryange mbyita ko ari ukuba posede mu rwego mu rurimi rw'igifaransa. Bizimana imvugo ye igaragaza ko ari posede, afite abadayimoni, afite kamere, akeneye agakiza. Nicyo namwifuriza kandi nsaba Imana iteka ngo izamwiyereke nk'uko yagiye yiyereka abandi bose bari baranangiye imitima, nk'uko yasanze Sawuli, icyama Imana ikazasanga umutima wa Bizimana. Ko amagambo amuturuka bigaragara ko yataye Imana, cyangwa se sinzi barigeze no kuyimenya, uretse wenda izina afite yitwa cyangwa yiswe, ariko biragaragara ko rwose Imana ntayiri muri we, cyangwa se n'inzira y'Imana ntayagenderamo rwose. Ahubwo ikimurimo ni ugushaka kwerekana cyangwa se ni ugushaka kurwana ishyaka ryo kwezana isura ya FPR. Ntabwo bikunda rwose, ahubwo namubwira ngo arimo aravunika, kuko ibintu arimo akora ntabwo bifatika. Kuko nimba abantu bamaze imyaka 28 ku butegetsi batarayikundisha abanyarwanda ngo babakunde, nta kintu ashobora kubavuga ngo gikunde ko babakunda atari ibikorwa byayo bikundishijeho bibakundishije. So ubyo navuga rero, kuvuga igihe cyose ageze mu bacikacumu nk'abana bariya b'umunyeshuri, igihe cyose yabagezemo akavuga ariya magambo, njye mbona harimo no kwisebya. Kuko abana bari muri kaminuza ntabwo bose ari injiji, baratekereza, bakora analize, barasesengura. Iyo ubona rero umuntu ufite PhD ajya imbere y'abana akababwira amagambo nk'ariya, bariya abana bafite amadini basengeramo, bafite inkomoko yabo, bafite aho bakurira basengera, bafite ukwemera kwabo, umuntu agafata umwana w'umuntu akavuga ngo inkotanyi ngo zizabuhoraho nk'Imana. Aya ni amagambo adakwiye gusohoka mu muntu w'umuyobozi, icyongeyeho umuntu ujijutse. Ari naho rero agahinda navuga gashingira, ni ukubera yuko bigaragara ko imfatiro z'igihugu zasenyutse. Amagambo ava muri Bizimana nk'umuntu wize, noneho ubu ni na ministre, akaba avuga amagambo nk'ariya kandi yitwa ko ashinzwe Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ni agahinda kubera yuko igihugu cyapfushije gihagaritse, kubera yuko bashaka, cyangwa se FPR ifite ikibazo cy'uko ishaka kuvuga ko ishaka gusuzana ubumwe bw'Abanyarwanda mu ndorerwamo y'ibyo iyo yibonamo. Ntabwo bikunda, ntabwo FPR aribwo bumwe bw'Abanyarwanda, nta nubwo FPR ihagarariye Abanyarwanda bose. Nicyo kibazo rero kigorana muri leadership y'igihugu cy'u Rwanda. Gutandukanya ubuyobozi bw'ishyaka n'ubuyobozi bw'igihugu ni ibintu bitoroshye kuba kuri bo, kubera yuko
nta nubwo bitangaza, ni ukubera yuko niko bigize, niko biyubatse, niko bihaye kubaho, kuko ntibagirwa inama bariya, nta bajyanama bagira. Umujyanama wahaba n'ukeka bidishyi, ariko ushatse kubacarinjinga ngo ababwire ko hari ikindi cyerekezo cy'umurongo, cyangwa hari aho barengereye, cyangwa hari aho birengagije, bamugira umwanzi w'igihugu cyabo bakamwica. Ntabwo rero ndi butinde kuri ibyo, gusa navuga ko buriya ni uburwayi mu buryo bwa roho. Uriya mugabo akeneye agakiza, akeneye ubugarukiramana. Ikindi nagira ngo ndangize mwibutsa ni uko yishe itegeko rya 3 mu mategeko 10 Imana yahaye Mose ngo abwire Abisirayeli. Itegeko rivuga ngo ntugakoreshe izina ry'Imana mu binyoma. Izina ry'Imana ntabwo rikinishwa, ntabwo ari ryo kuvuga uko umuntu yiboneye. Ikindi binagaragaza ko we ari n'umunyantege cyane, kuko impamvu bakunda guhoza izina ry'Imana mu kanwa kabo ni uko bazi ko batayibona, ngo wenda bagere hariya bayitinye kuko bazi ko ibareba. Ariko kuko itagaragara ngo inafatike, bibwira ko bashobora kwivuga ibyo bashaka byose. Ariko ikintu narangizaho ni iki, n'abanyarwanda tubimenye twese cyangwa tubibonereho, Imana iraza guca agasuzuguro mu Rwanda. Ibi bigirwamana abanyarwanda bubaka bagashaka kwigira Imana, cyangwa se bagashaka kuramya abantu, cyangwa se bakagira abantu bigirwamana imbere yabo, Imana iraza kubica kandi yerekane ko ari Imana nyamana idahwanye n'ibigirwamana. Iyi leta ifite ibimenyetso byinshi bihagije byerekana ko yayobotse shitani, kandi batanze ubugingo bwabo ikuzimu kugira ngo babashe kuguma ku butegetsi. Abazi Bibiliya murabizi neza ko Yesu yageragezwaga na Satani, ikamubwira ngo nupfuka mukandamya ngo ndaguha ubwami bwose. Aba rero barapfukamye bararamya kugira ngo babahe ubwami barabubonye, ariko bibagirwa ikintu kimwe. Bibagirwa yuko ijuru ari intebe y'Imana, kandi n'isi ari intebe y'ibirenge by'Imana. Bakibagirwa yuko ikintu cyose kiri kuri iyi si kigira iherezo. Ureke ibi ngibi Bizimana abeshya abanyarwanda ko inkotanyi ngo zizahoraho nk'uko Imana ihoraho. Imana ntipfa, Imana ntiyambaye umubiri, Imana ntijya, Imana ntigira amafaranga. Nayo we niyo Mana uzayibona ijya kurwanira zahabu na korota muri Kongo. Ushobora kwigiranya gute abo bantu birirwa bari muri ibyo, bambaye inyama n'amaraso, bagira intege nkeya, babona ubukeye, babona babyuka, babona nta nicyo Bibiliya igitubwira ngo ngo twebwe tudashobora no kwiyungura n'umusatsi ku mutwe wacu. Ariko ngo ikimenyimenyi ngo Imana yo mu ijuru kuko ituzi ngo n'imisatsi iri ku mitwe yacu irayizi, irabaze. Hanyuma umwana w'umuntu akajya kugiranya umuntu n'Imana, uretse igisebo cyo kwisebya, ubundi ni ibintu ubona ko bitagereranywa. Kandi navuga ngo Imana imubabarire. Icyo ndababwira abanyarwanda ni uko aka gasuzuguro Imana igiye kugaca, kandi Imana igiye kwihesha icyubahiro mu gihugu cy'u Rwanda, ikagarura icyubahiro yanyazwe mu Rwanda, ikagarura agaciro yanyazwe mu Rwanda. Cyane cyane ko mwese murabizi neza ko kuri iyi ngoma ya FPR niho hakuyemo itegeko nshinga. Mu itegeko nshinga harimo yuko Imana isumba byose kandi ishobora byose. Iryo jambo rero ryakuwemo kugira ngo Satani abarushaho kwidegembya, ibizira babone ko byinjiza, bazana bya bigirwamana ngo byo mu Buhinde ngo bibarinda
ngo bibaha ubudahangarwa, ngo bibaha n'amahirwe. Ibyo byose rero Imana igiye kubisenya, hanyuma kandi yongere yubaka abanyarwanda mu kwemera kwabo, bayipfukamire bayiramye, kuko izaba yagaragaje ko ariyo isumba byose kandi izabishobora byose. Nagira ngo yo mpumurize abanyarwanda, twe kujya gukomeza gutsitara ku magambo arimo avugishwa n'abategetsi, kuko si ubwa mbere duhuye n'ikibazo nk'iki. Mu ngoma zose zabanje hagiye habaho amakosa nk'aya ngaya y'ubutegetsi bugenda bwishyira hejuru, bukumva ko bushobora kuba buhambaye cyangwa se budashobora guhanguka. Twarabyumvisha amadisikuru y'ababanje, ndavuga babanjirije FPR mu gihe cyabaye MRND, mbere ya MRND habaye heza MDR. Aba bose bagiye bagerageza kugaragaza ko nibo kamara, hatabayeho nta bandi. Ariko se none umuntu yakwibaza ngo bigeze kuki? FPR yo igeze hano gute? Iyo se itekereza ko ishobora kuhava hakaza abandi? Ngo icyo kibazo gikomeye umwana w'umuntu atajya yibaza. Naho hari ihurizo rikomeye cyane, kuko abanyarwanda ibyo bavuga ngo ukize ngo yibagirwa gukinga. So ubutumwa bwa FPR rero umuntu yayiha ni bwinshi, ariko nabo ni bakuru barabizi. Bakagombye igihe gisigaye kugikoresha neza, bakagarukira Imana, abihana bakihana, bagasaba imbabazi z'ibyaha bakoze ku Mana, bakigorora nayo. Bamara kwiyuzuza nayo ikabunga n'abantu, ndavuga n'abanyarwanda. Ariko igihe nuko kigenda kibasiga, kuko igihe ntabwo kiturindira. Ariko abanyabwenge bo bari bakwiye kumenya aho isi igeze, bakabasha kumenya uko bafata ingamba, bakagarukira Imana, bakareka gukora ibibi, bakareka kwigisha abana amacakubiri, bakareka gukoresha imvugo za politike zitoteza ubwoko runaka, zigatonesha ubundi. Ibyo ntabwo nakurirwa mbisubiramo, ariko murabizi ko hari abayobozi bagiye bahura n'ibyo bibazo mu magambo y'amadisikuru yabavugiye kuri mu ruhame twese tuzi. Ntabwo wabarondora ni benshi, ariko wenda mvuzemo bakeya. Amadisikuru avugwa na Bizimana uyu nguyu, amadisikuru avugwa na Jenerali Kabarebe, amadisikuru avugwa na Jenerali Mubaraka Muganga, amadisikuru avugwa na Tom Ndahiro, n'abandi urutonde ni rurerure, n'Abamporiki n'abandi. Ni amagambo aba agaragara ko bo bumva ko ari meza, kandi bashaka abanyarwanda bayumva gutyo nk'uko bayavuga ngo ni meza. Ariko ni amagambo arimo, hamwe barimo urwango rukomeye, ahandi barimo amacakubiri, kandi bigamije inyungu yo kugira ngo abantu bagume ku butegetsi gusa, atari inyungu y'igihugu. Ubwo rero Imana ishimwe ko izabyikorera igakemura ikibazo cy'u Rwanda, kuko kiraremereye, kandi ibitambo bimaze kubigwamo ari benshi. Ariko icyo nzi cyo ni uko amaraso y'inzirakarengane yamenekeye ku butaka bw'u Rwanda Imana izabohorera. Ayo maraso yose izayahorera, kandi Imana izahoza n'amarira imiryango y'abanyarwanda yose maze gucura umuborogo bitewe n'ubutegetsi bw'igitugu buriho. Munyarwandakazi, nagira ngo uhumurize nkubwira ngo usenge wizeye kandi urindire Imana, we kwiheba, ahubwo uturize Imana nayo ikora imirimo. Imana rero ibaho umugisha. Gusa mfite agahinda gakomeye kubera yuko u Rwanda mbona ruri mu kibazo cy'uko dukomeje gutakaza
abanyarwanda b'abanyabwenge. Satani akaba yarigaruriye imitima ya benshi kandi aba yaragize ingaruzwa muheto, akaba yarayiboshye, yaragize imbata. Akaba ari naho mbona hari ihurizo rikomeye ryo kugira ngo twese basenga dusengereye imitima tuyibohoze, abantu bave buzimu bajye ubumuntu. Kandi aba bantu iyo bavuye mu mwijima bakajya mu mucyo, babona ko ibyo bavugaga mbere atari bo bari bikoraga nkana, ahubwo ko bari barajijwe. Niyo mpamvu rero nsaba ko twajya tubasengera, kuko hari abantu bajya bumva ko amashuri, bumva imyanya, kuba ari umutegetsi, ariko ku biriya byose bafite by'amatitire ntabwo bibuza ko umuntu aba mu mwijima kandi akaba igikoresho cya shitani, akaba rwose n'umuntu wo kubabarirwa, aricyo Bibiliya yita ko ari abatindi. Ubu rero umukoro dufite no kubasengera no kubasaba kugarukira Imana, kandi tukanababurira kugira ngo hagize n'ikiba amaraso yabo tutazayabazwa, bazabe bamenye ko twari twarababuriye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore none niwo mwanya wo gukirizwamo, nicyo gihe cyo kwemererwamo. Nagira ngo nsabe aba bayobozi bameze nka Bizimana n'abandi muri izo nzego zose bagarukira Imana, bave mu bibi, bakora ibyiza. Ahari aho Imana yazabarokora n'imiryango yabo, kandi itarokoye n'imibiri yarokora n'ubugingo bwanyu. Wenda bishoboka ko byanafasha ko n'imiryango yanyu itajyaho umuvumo, kuko ibiganza biriho amaraso biri kuri benshi, kandi nta kindi gishobora gukura ayo maraso ku biganza byanyu uretse guhindukirira Imana no kuyemera, mukayisaba imbabazi, mukayipfukamira, kuko iravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, izabihindura umweru bimere nka shelegi. Birashoboka ko Imana yababarira nubwo byaba bitukura, ibyaha byabaye indengakamere, ariko ku Mana byose birashoboka. Imana ni nyembabazi, ni naho itandukaniye n'iyo Mana mwitiranya mugeranya n'abantu. Nimuyigarukire rero gisumba byose kandi nyembabazi, ni urukundo, ntigira inzika, nta munyangire. Twese turabizi ko Abanyarwanda twahuye n'ibibazo, kandi nagira ngo nibutse Abanyarwanda ko mu moko yacu yose uko angana, nta na rimwe Umunyarwanda yigeze akizwa n'ubwoko bwe. Hari ababyibeshyaho, ariko ubwoko bwawe ntacyo bukumariye buriya, kuko ntibuzakubuza kuba imbwa, cyangwa bikubuze kuba ikigoryi, cyangwa bikubuze kuba umugabo, ngo ni ukuri ubwoko runaka. Ushobora kuba intwari, ushobora kuba umunyagihugu, ushobora kuba uw'umumaro, ariko ntabwo uzabiheshwa n'ubwoko. Maze rero igihe iyo kibonetse cyo kugira ngo abantu bibutse abandi ubwoko barimo ubwo ari bwo, abandi bagafatwa n'ubwibone bw'uko ari bo ngo bari ku butegetsi kurusha abandi, abandi bakavuga bati namwe mwarabutwambuye, cyangwa namwe mwari mubufite turabubambura. Maze rero iyi mikino mu Banyarwanda ikwiye kurangira, kandi koko nimba Abanyarwanda tudashoboye kuyirangiriza, Imana niyo ije kubyikorera kandi ije kuturangiriza ibibazo, maze u Rwanda ruba u Rwanda rw'Abanyarwanda. Ikintu gihari gikomeye cyane imbere aha ni uko Imana ije kubyikorera. Noneho ibyagaragara ko bidashoboka bigiye gushoboka, n'ibyagaragara ko biri hejuru y'ibindi bigiye gucishwa bugufi munsi y'ibindi byose. Hanyuma ibyari biciye bugufi bihabwa ijambo. Hari Abanyarwanda mu myaka iri imbere bagiye kuzabona ijambo bari bararyimwe, hari n'Abanyarwanda bafite ijambo uyu munsi bazaryamburwa. Maze rero uwanditse ntakurura,
dukwiye kumenya kuyitwaraho, kuko mu buzima byose birahinduka, nta na kimwe kiri kamara. ariko kubera ko Imana mwayiteye umugongo mukiringira ubwenge bwanyu, Imana ije guhinyuza ibyo byose kugira ngo yerekane ko ariyo Mana, kandi waba ukomeye waba woroheje, twese dukwiye kuyipfukamira tukayiramya, kuko icyubahiro cyayo yavuze ko itazagiyeho undi. Urakoze Bwana Jean Paul, Imana iguhe umugisha, kandi iha umugisha abanyarwanda bose badateze amatwi, kandi mwese amahoro y'Imana akomeze gutwarira mu mitima yanyu. Abafite intimba n'agahinda nimuhumure, aho ari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya impundu zikavuga. Nta joro ridacya kandi nta n'imvura idahita. Igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo Imana yerekane agakiza kayo mu banyarwanda, kandi igisubizo izaba itanze ku Rwanda kizaba igisubizo cy'akarere kose muri rusange, kubera ko ni umugisha uzawuhawe akarere. Imana ibahe umugisha. Murakoze Bwana Jean Paul.